ari abantu bajya bavuga ngo njye nawe turakundana, nibyo koko ko ngukunda nawe niko nkunda? Ngo ki? Katuze turebe imikata. Urarongo. None si bwana. Tugorane. Oya ntago byakunda. Ari igihe ko mfite bwana mwore naza kumugora. Kandi ngo iki? None Cyane biki? nose nyikwereke bwana. Ese ko ndi kuzigira zose. Icyo biti turu. Oya ntabyo kwerekana amakarita, buri wese afite amakarita ye. Ibintu biroroshye. Kagiye. Ngaho se kino Sophie muri twese. Cyangwa nkubitase mukine muri babiri. Se wakinye ya bwana yawe. Mukine. Kabanza ngakurya. Buretse se mbanze batuburire gake gake. Giye gushyira ya bwana ye. Kujya turye. Wapi. Nabajishije wayinesi. Ndari. Shawundi mwanze twaba turekeyeho koko. Sireka kikabanza cyarangiye. Ndumva naniwe pe, ndumva nshaka kujya kuruhukaho gato. Turaza gukomeza nimbyuka. Nta kibazo. Cyangwa nze no kugira mbanze nirebere filime zakinejo. Nta kibazo uratubwira. Nuko turi kumwe. Sawa. Wow. Shawuru umuhanzi cyamamare hano. Hano ufite courage byaje. Ko ari abantu bajya bavuga ngo njye nawe turakundana, nibyo koko ko ngukunda nawe niko nkunda? Ngo ki? Ariko umuntu asara uziko nabona guri muzima turi kumwe. Njye nawe. Makombe. Ntago nkwanga pe, nabo nkubeke mubwira ndakwanga. Aki ibintu byo gukundana ntago bimbamo, none bageze ngo gukundana ngo abagakora ubukwe. Ndi buriya muri mu biki. Noneho ubwo si wabasanga girlfriend wanjye niwe wenda twaba dukundana gutyo ubukwe tukazaba tubukoranya. Wanyumvishije nabi wangu. Ukomeza kumbaza n'ubusa rwose. Haguze wafashwe n'iki? Uri mu biki koko? Manira stress ntibabura. Ako suri mu biki? Waretse kurakara koko mu bwongo. Waretse kurakara. Sibyo? Nakubwiye ibintu byo gukunda nta rukundo ngira sinkunda rwose mbabarira.